ndabiyamaje rwose nk'abayobozi mfite akarengane mfite agahinda cyo mu ndanganure nanje umugore wa Zana. Sawa icara ugidende bitwicaje hano umugore wawe yaratanze umugore wawe we yarabahaye baramushuhije baramwokeje ariko yarakwiye hanyuma Sengwara Champagne ivyo ni ibiki byagenze gute Huyu imeze gute kuza se kuvuza induru imeze gute izamaherwa izamaherwa turahuye byagenze gute yambwira Huyu byagenze gute kumbi wanyu murabarusa oya ni jese ni ibiki se mbijemo nte yibijemo nsanze ndimo kunyara mpuhaho yego jese mbijemo nte ntabwo ushatse guhita unyishyiramo oya wabaye ikize musesha reka nkubaze reka nkubaze kandi mbwira nta kibazo ubu nimba umunsi umwe wa kabiri ndwaye ibibyimba bine nkaba ndimo kunyara mpuhaho wakuye wanjye ngenda ntagataga oya have avuta utakora amakosa udakora amakosa urabona kuri n'umurwayi uko ndabibona muri si kigitenge byo ibi ni ibiki ntubasha no kwambara n'ipantaro se ngo kwambara ipantaro wabaye iki byagenze gute je mpa makuru ndabona utari mu makuru neza bite aho kuma makuru urarakara oya have wirakara aho oya shyira hasi umubwire mbwira ni ibiki ufite kibazo ki ubundi ntago uri bunci ufite kibazo ki ntago uri bunci sobanurira turi twenyine de nta bantu bahari ni ibiki hari kibazo ki Imana kugira ngo oya umugore wantera umutezi nyaguterwa amaho mu kanwa wanjye se umugore oya have umugore wanjye se oya have umugore wanjye se oya umugore wanjye se ndimo kukubwira kugira ngo umugore wantera umutezi ibyo twumvikanye byose nakubwiye ko ngiye kugabana umutezi cyane ndabyibuka ko twabyumvikanye ariko se yawe gutetege ko ntawo mfite hari uwo mfite se ubwo nimba ntawo hari uwo mfite ahubwo hari ahandi wanyuze ubwo nimba ndabizi ko wagiyeyo ahubwo byagenze gute ubwo nimba ntawo ufite oya ahubwo wowe mbwiza ukuri ubundi buriya oya fata ugihuha je buriya wowe ibyo nkoze nibyo ibyo nkoze buriya wowe nibyo wanyohereza kuri wabonaga ndi rwasa ubutare n'urutare wanyohereje kosa kwasa nuko vusa akosha ibura no kuri ubayeho kubitaho da wapi urye mu masa wapi biriya ndi kuri umugore wa magase mara wewe warabimenyereye ariko ibyo bikora icyakishaza handi rwose ikibyimba kimwe kiraha ikindi kiraha ikindi kiri ku ntuzi ariko se ni kwipumbusha giko nabyo mfite wabikuye hehe ahandi naragenda honda ndakaya wapi ureba se ibyo bigambo nushaka tuzi navuze ngiye nafashe umwanzuro njya kukurega kubundega ko nagize nti abareze kuturega ko twagize dute ku kagari kuwa kanga kuko twahanye passe se kuko twagize gute mu nteko y'abaturage kuwa kabiri ejo nibwo bavuze ngo bazagutumira kikajya mu nteko ikibazo nka kiriya nk'iki ngiki ukagenda gutyo ukajya mu nteko ukajya mu nteko ariko mwarabone baba wasaze
yise oya niba byakubayeho ugenda wivuze nibisanzwe ariko bibyo reka kujya guduteza abantu mu baturage hose ugenda uduha abantu ngo mu nteko umusozi wose ubongeye gufata kitasirine no nesura urahagarara kitasirine mwa ariko ntuntu shabaraje yambe menye oya mvira mu nzira uzaza convocation ubwo barayimbwira ariko nawe niba wamaze kurega warengereye karega ngo ntuza byibura reka nkumbwire oya wirakara ntuneba ibibazo oya ave wirwana mu rugo ndanyara muhaho bishobora kuba bigoye nkurikije uko nabibonye ahubwo genda wegere muganga bakuvure ariko ibintu byo kuduha uragira ngo dusibanganye ibimenyetso uraza mu nama gutyo uzaza mu nama gutyo uvuze ngo cyo mugore birakira aha ngahangwe no bikira gute nabara bose baza bari mu nama buriye bikira gute uranyaruka babara eje biceceka byihorere oya ariko yashakanye n'umugore udafite gahunda ngo numbwire vugisha ukuri wagiye kwa muganga urishinga ibyo umugore avuga oya genda bakuvure mwibanga barabikora nta kibazo sibyo sawa nyine oya genda ubwo wamubonyemo ubwiza bwe inyuma nta ahubwo ufite akajagari kadanje aho nakwivuriza basi bwo tuzahura ejo mu nama nta kundi urumva wabishyize iby'umusozi sawa nyine ariko rero nicyo nibaza umuntu arikora akavuga amagambo ese umva mwiriwe neza mwakubashye ko n'umuyobozi yageze hano tukamwumva tukamukurikira tugahanira ibitekerezo ibintu byose tukabihana n'inyunganire umuyobozi yaje mureke gusakuza atanze amashyi abantu bafite gahunda Mwongeye kwirirwa mwiriwe neza umuyobozi turiho tutariho hanyuma uyu munsi kuwa kabiri tuba dufite inteko y'abaturage murabizi tuyiganiriramo ibiteza imbere akagari umudugudu umurenge ndetse tukumva n'ibibazo by'abaturage tuyoboye murabyibuka none kuri aya masaha y'igicamunsi tuje mu nteko y'abaturage yo muri umudugudu wanyu nk'abayobozi tubasuye nkaba nifuza ko umuntu uza kuza kugira ikibazo atera hejuru tukamuha ijambo ntitwifuza yuko musakuza murabyumva none uyu mugabo waje akenyeye igitenge afite iki kibazo manza gusiba inama gisiramuje yakwivugiye ko ari umugabo ase mwatuje mwebwe mureke rero nk'uko twaje hano twaje turi abayobozi tuza mu nama yanyu y'abaturage muri uyu mudugudu wanyu ariko dufite n'abantu bagiye batanga ibibazo bitugeraho bisa n'ibirego tuje kumva rero ikirego cya Gerwari tukaza kumva n'ikirego cya Mwarabu hanyuma tugakomezaho n'abandi bafite ibibazo nabo bakabitanga tukabikemura reka rero twumve Gerwari ikirego yatugejejeho hanyuma namwe mwumvireho kandi mwambasha murakoze nyakubahwa muyobozi nibyo koko mfite ikibazo gikomeye mfite akarengane n'impamvu nabiyambaje nk'abayobozi mumfashe mu ndengano njyewe hari ku itariki ntandi kuzibuka neza uyu mugabo kijambere tugirana amasezerano ko tugiye kurongora abagore bacu kugabirana abagore bacu tukabarongora turimo kugurizanya kubw'igihango n'urukundo n'ubumwe twari dufitanye noneho gigenda gake secretary yandika ndabyumva
noneho Durimo gushinga. uyu muga kumwaceceka mw'abantu mwebwe ntibarabaha umwanya gwanyu noneho umugabo muzima aratiri mu kaji wanje umugore wanje yego aramubuguza aramushusha aramucugusa njyewe ngeziwe umugore we ambana ibamba aranyima ndangije mbwira uyu mugabo ni wa mugabo umugore wawe ko yanyimye iwanjye ukamushuhije ati rero katugende ariko mwaceceka mwabicucu mukanje babajije yerwa tuma tuba ikibazo cyawe noneho ati nana tugende mukubarize tugezeyo n'umugore we aranga ndabiyambaje rwose nk'abayobozi mfite akarengane mfite agahinda nca mu ndanganure nanje umugore wa zambi sawa icara ugidende twicaje hano umugore wawe yaratanze umugore wawe we yarabahaye baramushuhije hanyuma mureke twumvikane turi mu mwanya wo kwakira ibibazo cyangwa se igisa n'ikirego hanyuma tukaza gukemura ikibazo duhereye iruhande noneho reka twumve ikibazo cya Elipafoke Mwarabu niba ushaka kujya kunyara ukabumva urwaye cyangwa bitaro Reka mbanze nyivuze. hagarara hanyuma mureke twumve ikibazo cya Mwarabu ariko mwe. Nyakubahwa muyobozi. yego Ntabwo mvuga byinshi kuko ndimo gushira uko mbona mpagaze aha ngaha. Izina ry'Imana ndimo gushira. Ni gute umuntu yaba azi ko tugiye kugabirana nk'uko twabyiyemeje nk'abantu bafitanye. urabaza utangiye ubaza cyangwa urarega Ndarega. Kuko narareze. tangira urega wibaza Urumva? Noneho umuntu mukavugana twebwe dufitanye gahunda y'igihango turagabiranye sibyo urabizi ko muco ugabirana inka n'iki sibyo ariko sha barashigimwe we cyari kuba kwicashe reka nkubwize uko nyine byageze ikirego cyawe ubwo rero ukuntu cagenze urumva barashigimwa ubwo ni wenyine tombora yaguyeho nanjye ngwaho sibyo twemeranya umugore wanjye n'uwe nk'uko itari rwarimo kubivuga ariko muri abayobozi mwareka ko bamuhaye ijambo ariko mwatuje nkubitira urushi na mwiza ndakwenga urumva noneho birangira ngiye nzi ngo ngiye gushaka ibyishimo ahubwo nasaruye muyobo ikibyimba kimwe ahangaha ikinda none ikimbabaza ni iki kiri mu hagati na hagati no cyanze no guturika naho sha bira naho urumva noneho ibaza kugira ngo umuntu anyoreze ku mugore azi ko arwaye imitezi nyaguterwa amaho mu kanwa cyandika hajya wirwa nde amazina yawe yombi Ngarabere Elipafoke umugore mwaryamanye we yirwa nde umugore yirwa nde umugore mwaryamanye yitwa mwamubaza umugabo we nyine urakaberwa no kwinera umva nkubwiza uko icara hasi cyangwa urakaberwa n'urugasha icara se shanterera neza sha kijyambe hisha uyubakira turetse icara mwana icara ibintu byo byiza
ku izina ry'Imana barashikwa mutamuhanye uyu mugabo n'umwicanyi urabona ukuntu gushije undi mwana ararengana ntago ari uwo mwana warebye ntago ari ukwehine muceceke muyobozi rero gerwa wareze nde kijambere ndashaka kumve kijambere yisobanure ku kirego cyande cyo kunshuriza umugore nagerwa na kijambere se birimo na kijambere murakoze nagatsiko murakoze bayobozi namwe nteko muteraniye aha ngaha nibyo kuko Gerwari yandeze ariko ibyo yandeze hagarana ibyo yandeze cyangwa reka njyaho abaturage bose bandeze yandeze koko mu by'ukuri ibyo yavuze nibyo ariko ntabwo njyewe ntabwo bimfata ikirego cye yareze ntaho gihuriye n'ibyo twasezeranye sobanura nyine uko ibyo kubaha umuyobozi Gerwari ni inshuti yanjye dusanzwe tugabirana inka nkamuha inka ubundi shebuja akaba databuja namuhaye inka amindi aranyitura waje kumutaturira umugore ku bw'ibyo rero twaraganire nk'abagabo tubona ko bikwiye ko twanagenderanira mu ngo zacu ubwo njyewe urugo rwe ndujyamo bigenda neza ageze iwanjye ntibyakunda hagati aho rero umuyobozi njyewe ndumva nta cyaha kimfata kuko ibyo nakagombye gukora narabikoze ahubwo we niwe muntu wahanwa kuko ibyagomba gukora ntiyabikoze hanyuma muceka twumvikane mutuze twumvikane inama itaza kuba ndende hanyuma Eripa Foke yareze barajigimwe iyi mbwa mwara ushobora gutuka umuntu w'umugabo imbere yanjye bikabikubera bibi barajiginwe haguruka usobanure niba kuko ibyo yakureze ari ukuri abanza hamagara wa muyobozi agira ngo mufashe mubanze mubuze nawe tamukujya ari abaturage bose bakureba warabona mugenda n'impara yajya umugore rwanjye rwihorere rufite ruvuze murakoze kuba mumpaye umwanya ngo nsobanure ku kirego mwarabu yandeze ariko mumfashe mubanze mumumburize gukomeza kuntuka no kunkomeretsa cereka byibura ariko singaho ngo waritse wagira ngo ugiye waritse nkamu nawe wirwana kurwana ibyo byabazaranye gusa murakirikira umugabo wabaye umugabo komeza sobanura ko ikirego kimeze nibyo kuko aba bagabo dusanzwe turi inshuti nkuko kijyambere arabivuzeho turagabirana turasangira dusanzwe turi abasangirangendo biza kugeraho twumvikana kuri iki gitekerezo cy'uko twajya dusangira byose ndetse n'ingo zacu n'abagore bacu bigera ahantu numva ngo mwarabe yatanze ikirego ndetse yabanze kunyatakira mu muhanda ngo arimo ajya kwa muganga ngo muki wanjye ngo yamuteye imitesi turangira twibaza impamvu twenda no kubirwanira arimo ajya kwivuza imitezi urwo rugo rwa nyendubamo je ntayo mfite haze ese wowe ukura imitezi nta handi wanyuze ntabwo abandi guca handi ahubwo nanjye nkaba nzabigenderamo ni gute urwaye imitezi je ntayo mfite kandi ntacyo ariko nguko ikirego ikibazo cyagenze ubu uremera yuko kijyambere uremera yuko mwarabu yagiye iwawe mwabyumvikanyeho vuga ngo ndabyemera cyangwa se ndabihakana
nakabyeme cyangwa nkabihakana agahinda mfite ni ntabwo ari uko nkubajije wowe uremera yuko mwagiye inama na Mwarabu yuko arongora umugore wawe nawe ukarongora uwe mbwira mu magambo abiri kurongowe nanjye nanagiyeyo ariko nsanga nibuye icarariye ndakayakaya icarariye mu ntebe ahubwo Mwarabu umubyibuho uzamukora agenda byiga none dore ibyo yavanye onaga ndi rwasa ubutare ngewe bo ndagira ngo mpe ijambo sekreteri wanjye ari mu mwanya ahagarariye abadamu ubu turi muri jenda tugeze muri jenda noneho ahagarariye abadamu banyu barwaye indwara ubwo ngiye kujya kuri kote y'abagabo bagenzi banjye nkemura ikibazo cy'abagabo bagenzi banjye uyu nawe yavuga ikibazo muceceke we ndabicaza hasi higa hari abari bahari nabo babisobanura uko mbere yuko sekreteri agira icyo avuga hano hari abandi bantu abaturage bari muri iyi nteko ndagira ngo mbaze abaturage batatu muri iyi nteko uko ibintu byakurikiranye babyumvise mushyira amaboko hejuru abagize uko babyumva hanyuma twunganirane tubone gukemura ikibazo Kararisi murakoze kumeja icara aho ngaho wese twa Kararisi murakoze kumpa ijambo aho namwe bagore bateraniye ahangaha ikintu cya mbere ngendanenga bano bagabo umuyobozi mu byo urakoze mu by'ukuri hari ikintu kitumvikana ni gute abantu b'abagabo koko bifata bakicara bakajya inama yo guhererekanya abagore n'imyambaro ko bagabarira n'inka ndabanenze pe ntabwo abagore banyari inka abagore se n'inka ndabanenga ikindi nk'uyu nguyu uri mushinyiriza ahangaha yakaba ari kwa muganga akazagaruka kurega yabanje kwivuza ibi bintu n'ubukozi bw'ibi ubu twicarane n'umuntu urembye ahangaha ngo turi kumva amatiku yawe ngewe nicyo gitekerezo cyane ndumva yagenda akajya kwivuza ari no kuduhumurira nabi nyamwiza rata mu mamashi murakoze mugabo namwe abagore muteraniye aha aba bagabo n'inkozi z'ibibi mugende mu bafunge bose kurwa mu nda n'inyabutongo bazabanduza n'abandi bagabo bazima bari hano ikindi n'abagore babo bipimishe bagana ubuvuzi nk'ubuyobozi mudufasha kuko ushobora gusanga umudugudu ugenda usurana indwara zigakwira hose bafungana umutezi sha oya ni mu mwamashi uvuze ijambo rizima bafungana umutezi hanyuma abagabo ubwo tugeze mu mwanya w'abagabo oya wowe ntabwo urimo wowe murakoze cyane iyo numva ikibazo cyarahuye na Mwarabu kuba yaragiye ari muzima akagaruka arwaye yego mwana wanjye kandi wowe ngo muri inshuti kandi wari uzi yuko umugore wawe arwaye cyangwa ugasanga mu buriri kuva wazana umugore utarigeze ugeza aho wari ugomba kugeza n'ubwicanyi buteguye akagenda afite gahunda akageza aho agomba kugeza akaza Mwarabu yaraharengeje wowe kuva wagera iwawe ikibazo gihari bamaye kado ndi kumva Mwarabu yakwivuza akongera agasubira ku iwawe akongera akamuhamya nyamara uyu mugabo ntabwo ari muzima agufite gato yareka bicara se icyaro tuzi urabona ni inama nirangiye bavuga ibigoramye imihoro ikaraba hanyuma undi muntu wa gatatu iki haguruka nyine utubwire kubyumva akoze umuyobozi namwe baturage banje kubashimira inteko yacu iragaragara neza ingofero bakubone biragaragara irimo bino bisambo ntabwo ari ibisambo aba ni abagabo turi abagabo we ni abagabo namwe muyobozi ndakeka ntabwo ari ngombwa ngo mpagarare hari imbere abaturage baramba umugabo ugira ikintu ubwo sinzi uko ako nayo kubwibone uvuze ko twakwicaza nk'intebe mwacecetse ariko twumva umuyobozi ikibazo cy'aba bagabo nakomeje kucyumva kandi n'abaturage ndashima ibitekerezo bagitanzeho ariko nk'umuntu uzi umuzi wacyo nagira ngo ngisobanure muze kubona aho muhera mufata ibyemezo aba bagabo yaba Gerigwari Mwarabu barajiginywa na Kijyambere twari turi mu kagoroba k'abagabo kwa Katarayiha mu kabari uco ndabyibuka nanjye dusangira icupa byatuguye neza twaryohe turanezerwa ryari ryadutaye muri yombi pe ceceka turumva umuntu umwe kwinjira mu gisa n'akanywa babo
ko gusangira kuko buri icupa rukuntu ritugusha neza tugahuza ibiganiro. Igitekerezo rero cyaje kuza cyanzikiye ku gihango gisa no kunywana. Dusanga umugabo washyingiranywe n'umugore babaye umwe. Mu kunywana rero byaje kurangira bano bagabo twemeranyijwe ngo umugabo afite uburenganzira bwo kugana mu rugo rw'undi. Kamuwe n'unda tugasaranganya abagore bacu. Ko byagenze rero nanjye mbyumvise uku nguku ariko twumvaga ari igihango cy'abasangirangendo. Sinzi uko byagenze kugira ngo bigende gutya, ariko ngira ngo mbaho umuzi w'inkomoko y'ibyo bintu. Muri make byari inzoga. Byari ubusinzi rwose. Byari ubusinzi pe. Byari ubusinzi. Igitekerezo ntabwo wakibuka wanyoye, twabonye biza bityo. Nibyo ngibyo. Murakoze kandi muyobozi. Urumva avuze ubusa. wakizwe n'urwuri howe. Murakoze. Mwarabo. Reka noneho tumaze kumva uko ikibazo kimeze, abaturage bagitanze ibitekerezo, natwe nk'ubuyobozi tugiye kubaha umwanzuro. So mutegereje? Funga ingegera. Kandi ndabakubita. Ni ntabakubita ndabafunga. Igitekerezo cyanyu je nagira gutya. Kacamo umurongo. Kubera ko ibyo mwakoze na amabara nta hantu byanditse, na amafuti kandi muri abantu b'abagabo bakuze mushingije mufite abuzukuru n'abakazana. Umugabo n'umugore ni umuntu umwe, ntabwo urugo rusangira abantu babiri. Urugo rwanjye n'umugore wanjye n'ibyanjye turabyimenyera, ariko ntabwo hagomba kuzamo undi mugabo. Ibyo rero byo kugenda mukanywa inzoga mugasinda mugakora ibidakorwa, ibyo bifite itegeko ribihana. Bifite itegeko ribihana. Kubera iyo mpamvu rero, dukurikije uko twabyumvise n'ibibazo byateje, Gerigwari arenda kwica umuntu, nawe wakuyemo indwara. Kijyambere we nta kibazo afite kuko we yageze ku ntego ye. Mwembi nta muntu w'umukirisitu turimo, nta n'umuntu nta mukirisitu turimo, mwese mukwiriye ibihano. Sekreteri afite imyanzuro yanditse, reka asome buri cyaha n'igihano cyacyo, hanyuma jewe nk'umuyobozi gahunda niyo kwaganisha mu rukiko kuko icyo ni icyaha cyitwa imbonezamubano. Ntabwo je simfite umwanya, simfite uburenganzira bwo kugikemura, ahubwo no kohereza mu rukiko. Basomere imyanzuro. Kanje kunyara. Charanga. Tukimara kuvuga ibyo ngibyo ntawe mwe kurenga. Icaraho. Wanajya mu kabari ariko mwicareho ngaho muceceke. Reka basomere uko inama yagenze, hanyuma ibivamo hano nibyo bigenderwa. Murakoze. Inama yagenze neza, ariko ibibazo biri hano nyine ntabwo byumvikana. Ikibazo kiri hano cyambere nuko abagore banyu we ntabwo ukwiye kuburana wowe. Rero njye nubwo ndibuze ntabwo nje gufata umwanzuro ko umwanzuro bawufashe. Ntabwo nje gufata umwanzuro kuko umuyobozi yawufashe, iki kirego barakijyana mu bundi buyobozi. Ariko njyewe hano nje kunenga. Cyambere ndanenga Gerigwari, nawe ko kuko ariwe muntu ugaragara nkaho uruta bano bapapa, urifata ugafata umwanzuro wo kujya kuryamana n'umugore w'abandi, uwawe akararana n'undi. Ese abo bagore mwabanje kubaganiriza? Ntabwo mwabaganirije. Uwawe aremera baramurya, ubwo basanzwe bamurongora n'ubundi. Abagore banyu basanzwe babarya. Wowe kuba barakwima, nawe ntabwo uzi gutereta. Cyambere cya kabiri, buri hari icyo udashoboye babonye ko udashoboye. Cyangwa uwo mugore n'uwande harya wowe wakwima. Umugore wa kijyambere ari seriye. Abandi bagore mwese mufite ni ibihoni. Ariko umugore wa kijyambere yarimanye, urumva ko we ari seriye.
muyobozi ari ikibazo ufite cy'ingenzi. buretse mwarabu icyo kibazo cy'uko warwaye umutezi ntabwo ukwiye kuza hano utabanje kwa muganga. icya kabiri ujya kurwara umutezi umugabo nyir'umugore ko atarawurwara cyangwa waciye ahandi. mureke mbereke rwose nabereka ceceka se wicara hasi yanyoye amashwa ubanze wisuzume wowe ubwawe naho wanyuze kuko umugore uriya nta kibazo afite. Umutezi w'umugore ntabwo ugaragara ku jisho. umwanzuro urakoze cyane. kijyambere rero ibintu tureke n'amagambo menshi mugende mwongere mwicare muri ako kabari kanyu mwigaye pe ntabwo mugenda nonaha mwigaye pe kuko muri abagabo mbwa. mwakoze iki kizima? dukomeze ibirego nk'uko mutwanya abagore niba buri wese yarateye y'inda oya muretse gato kuko bazabagurana buri wese muretse gato pirate ceceka Gerigwari atubwira icyo ashaka kuvuga twanzure tubajyane. mu bigaragara rero ubwo ni mu mwanzuro twafashe dutsinzwe tukaba turi imbwa. Ndi kurega umugore wanjye kunca inyuma. wowe wamutanze